Welcome to Wildland TV. Tuguhaye ikaze gufasha umwanya kugira ngo ukurikire ibiganiro bya Wildland TV w'ingenzi cyane. Muri uyu mwanya wacu rero tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu aba bantu muri kubona kuri screen, Rihanna, Cristiano Ronaldo ndetse na The Rock baduhaye ubutumwa bukomeye cyane ku bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga. Gusa nyine baranenga cyane abantu bakiri urubyiruko cyangwa se abantu bakiri mu myaka yo hasi, yuko usanga amafaranga yabo uburyo bayakoresha bitari bikwiriye, ari nayo mpamvu amafaranga usanga ahora ari nk'umushyitsi kuri bo. Usanga uyu munsi bayafite ariko ejo ugasanga ntayo bafite. Mu by'ukuri rero izi nama zabo nizo twakusanyije tuzishyira mu kiganiro tukurarikiye kugira ngo ucyumve ukirangize, kugira ngo byanze bikunze ugire ikintu wigiramo mu bijyanye n'imikoreshereze yawe y'amafaranga. Wasanga inama uri bukora aha ngaha arizo zakubera imbarutso yo kuba wagera ku iterambere rirambye. Niba uri mushya rero kuri channel yacu cyangwa se wajya kudukurikirana ariko utarakora subscribe, twagusaba ko wakora subscribe ukaba udufashije kuba iyi channel yacu yatera imbere. Tutagiye kure rero reka duhite dutangira. Reka dutangirane na Rihanna. Abanyamakuru baramubajije ese Rihanna mu by'ukuri ubona muri iyi minsi cyangwa se muri iyi myaka tugezemo urubyiruko rwitwara rute, cyangwa se uko usigaye ubona abantu bakoresha amafaranga. Ubona abantu benshi hirya no hino ku isi baba bataka ubukene, nyamara mu by'ukuri we nk'umudamu ukiri mutoya cyangwa se ukiri mu myaka yo hasi, mu by'ukuri ukaba ari we muhanzikazi ufite amafaranga menshi cyane muri iki gihe, cyangwa se wamaze no kuba icyamamare mu bintu bitandukanye. Ibikorwa byawe bikaba biri indashyikirwa hirya no hino ku isi. Ese mu by'ukuri ibyo wagezeho waba ubikesha ubuhanzi gusa, cyangwa se ubikesha iki? Mbese ni ubuhe butumwa wahereza urubyiruko mu bijyanye no kuba bakoresha amafaranga, cyangwa se uburyo bayashakisha n'uburyo babasha kwizigama mu buryo bwo kugira ngo batere imbere mu minsi iri imbere, cyangwa se babashe kwizigamira ejo hazaza? Nuko Rihanna aratangira avuga ati rero mu by'ukuri umuntu afite uburenganzira bwo kuba yakoresha amafaranga yiwe uko abyumva n'uko abishaka. Ariko mu by'ukuri abantu benshi hari impamvu nyinshi zituma batabasha kugira ngo bave ku rwego rumwe bagere ku rundi, cyangwa se niyo wava ku rwego rumwe ukagera ku rundi ariko ntube wakabya inzozi zaho mu buzima bwawe wifuzaga kuba wagera, cyangwa se abantu batatekerezaga yuko uzagera. Ati mu by'ukuri impamvu njye mbivuga gutya, ati hari abantu benshi cyane usanga akora akazi runaka cyangwa se ibintu akoramo amafaranga abikora, ariko mu by'ukuri uburyo abikora ugasanga abikora mbere y'uko niba abyutse mu gitondo agiye mu kazi, ugasanga agiye mu kazi ariko mu by'ukuri amafaranga aza ari bukure mu kazi agiye gukora ugasanga nta plane ayafite cyangwa se nta mupango ayafitiye. Ni hahandi ari bujye mu kazi nyuma y'iminsi runaka, cyangwa se niba akora amafaranga abona buri munsi, ugasanga nyuma yo kuyabona icyo ari buhure nacyo mu nzira, cyangwa se icyo ari butekereze mbere kuyakoresha mu by'ukuri ahita agikoresha aho ngaho. Ni hahandi uyu munsi umuntu ashobora kuba afite wenda ibihumbi 10 by'amadolari cyangwa se ibihumbi 5 wenda by'amadolari, ariko nyuma y'iminsi 2 ukaba udashobora no kumubaza wenda amadolari 200 cyangwa 300 ngo abe yayakwereka. Ati mu by'ukuri kuba amafaranga ahora yaba ari nk'umushyitsi ku muntu bishobora kuba byaturuka mu mikoreshereze mibi yiwe, cyangwa se mu kuba adagira plane, cyangwa se mu kuba yateganya ikintu amafaranga yiwe azayakoresha mu gihe amaze kuyakira cyangwa amaze kugera mu mufuko wiwe. Ati inama rero nabahereza mu by'ukuri ni uko ugomba kuba ufite intego, kandi tuzi ko buri muntu wese uko yameze kose mu gihe atekereza neza cyangwa se afite kuba akora ubwonko bwe bukora neza, uba ugomba kubanza ukajya utegura ikintu uzakoresha amafaranga mbere y'uko uyakira. Ndetse n'igihe cyose ubashe kuba wabona amahirwe yo kuba wabona amafaranga mu buryo bugutunguye cyangwa se utateganyaga, ayo mafaranga ntabwo ukwiriye guhita ugira ikintu uyakoresha, ahubwo
ahubwo ukwiye kugenda ukayafata ukagira ahantu uyashyira, ukabanza ugafata umwanya utari na mutoya, ugafata umwanya muremure wo kwiga ku kintu ukwiye kuba wakoresha ayo mafaranga, kuko ayo mahirwe uba ubashije kuba wagira hari igihe aba atazigera yongera kugaruka na rimwe mu buzima bwawe, kandi ayo mafaranga ugize amahirwe ukaba wabona mu buryo bugutunguye cyangwa se mu buryo wanakoreye ukaba wayavunikiye, hari igihe ejo utazagira amahirwe yo kuba wagira amahirwe yo kongera kuyabona cyangwa se ngo ube wabasha kuyakorera. Ati mu by'ukuri rero abantu benshi cyane cyane abakiri urubyiruko, imikoreshereze y'amafaranga mu buryo bubi bwabo usanga akenshi bituruka mu kudategura neza cyangwa se mu kudateganya uburyo amafaranga bazabona cyangwa se bari buyakoreshereze. Ati ikindi kandi ni ugukunda kuba bumva yuko bakwiye kubaho mu buzima burenze imibereho yabo n'ubundi bari basanzwe babamo mu gihe babonye amafaranga. Wamara kubona amafaranga ugahita wifuza yuko cyangwa se wumva yuko ugiye kuba mu gihe ayo mafaranga ukiyabona ukiyumvisha yuko ugiye guhita uyabamo nk'umuntu runaka ubona wenda se ufite ikintu yagezeho, nyamara uwo muntu ushobora kuba uri gutekereza yuko amafaranga cyangwa se ubuzima abayemo, amafaranga akoresha, nyamara we akoresha nka kimwe cy'igihumbi cyangwa se kimwe cya miliyoni cy'amafaranga atunze. Naho wowe amafaranga yawe wese wakoreye ugahita ujya kumva yuko ushaka kuba wayabamo nkawe, nyamara we uri buyabemo igihe gitoya, ejo ugasigara ubereye aho, wenda ejo n'ejo bundi uhure n'ikibazo utabasha no kuba wakwikemurira. Ubwo nibwo butumwa rero Rihanna yaje kuba yaduhereza, reka turebere hamwe n'ubundi butumwa Cristiano nawe yaje kuba aduhereza. Ubwo rero Cristiano nawe ubwo yari akiri muri Espagne, akiri muri Real Madrid, abanyamakuru bigeze bamubaza teste mu by'ukuri ubona muri iki gihe tubona nk'abantu b'abakinnyi ugasanga umuntu arakinnye ariko wenda se kariyeri yiwe nyuma yo kurangira ugasanga nta kintu yigejejeho, ugasanga nta kintu afite, cyangwa se wenda tutarebye no kuri side y'abakinnyi ugasanga no ku bandi bantu mu buzima busanzwe ugasanga umuntu yarakoze ariko wenda se ntiyagira amahirwe yo gukora igihe kirekire, cyangwa se yanakoze igihe kirekire ariko nyuma yaho ugasanga ubuzima ntibugenze neza cyangwa se ntabayeho neza. Ati mu by'ukuri ibanga we waba ukoresheje mu kuba warizigamye cyangwa se warabaye umu businessman nyuma yo kuba uri n'umukinnyi ariko ukaba uri no mu abantu benshi bazi ko batunze amafaranga menshi, ati se ubivugaho iki? Aramwenyura ubundi arababwira ati mu by'ukuri njye ntabwo ntunze amafaranga menshi, ati wenda mwe mushobora kuba ariko mubifata ariko njye nzi ko ntatunze amafaranga menshi bitewe wenda nayo mba nifuza wenda kuba nagira cyangwa se nayo nteganya kuzagira. Ati mu by'ukuri umuntu wese nk'uko aba yifuza kuzagira nk'uko buri muntu wese afite inzozi zo kuzagera kure hashoboka, ati nanjye rero ndi umwe muri abo ngabo. Ariko inama nahereza abantu cyane cyane abantu bakiri mu gihe cyo kuba bafite imbaraga zo gukora, ni uko baba bakwiye kwirinda ibintu bibanezeza cyane, ndetse cyane cyane ibintu biri bubanezeza ariko babitakajemo ubutunzi bwabo bukomeye cyangwa se ubutunzi hafi ya bwose bafite. Ati mu by'ukuri ukwiye kuba wagira ikintu cyo kwizigama cyane cyane mu gihe ukiri mutoya, kuko ntabwo uzi ejo n'ejo bundi ubuzima ukuntu buzakugendekera, cyane yuko iyi si tubayemo ushobora kuba wagira n'ikibazo ugahura n'impanuka se, cyangwa se ukaba wagira ikindi kibazo ugasanga ejo hazaza hawe ntago wahazigamiye nyamara kandi wari ufite uburyo bwo kuba wahazigamira. Ati ubwo rero cyane cyane nk'abantu bakiri mu myaka yo hasi cyangwa se abantu bari mu gihe cyo gukora, uba ukwiye kwizigama cyane kuruta uko wasesagura cyangwa se wakoresha amafaranga yawe mu bikunezeza cyangwa se mu bintu bitari bubyare inyungu zo mu gihe kiri imbere. Ati mu by'ukuri rero ikintu navuga wenda se abantu benshi bakunda kuba batakazaho nk'amafaranga, ati ni ibintu bibajyana nko mu tubyiniro, ibintu se bibajyana kuba basohokana wenda n'abandi bantu wenda se runaka, ni itsinda runaka, cyangwa se mu bundi buryo butari ngombwa nko kuba bishora mu bintu by'imikino wenda se itari ngombwa, wenda se amafaranga yabo bakaba bayabarya cyangwa se ugasanga nyine bahatakarije amafaranga ndetse no kuba bahatakariza n'igihe,
nyamara bitari biri ngombwa. Ariko mu by'ukuri iyo amafaranga yawe ukorera uko aba yanakuvunnye cyangwa se nubwo ahandi hantu hose yaba yavuye, niyo yaba ari amahirwe ubonye ari nk'impano uhawe n'umuntu, uba ukwiye kuyibyaza umusaruro ukayiteguraganya mu bindi bintu cyangwa se ukayishora mu bindi bintu bizakubyara inyungu. Ikindi kandi abantu batekereza yuko kuba wakora ikintu kimwe aricyo kizagufasha kikagukura ku rwego rumwe kikaguhereza ku rundi, aho ngaho bihira abantu bake cyane. Ariko akenshi njye inama nahereza abantu ni uko amafaranga, niba ufite ahantu ukura amafaranga, ayo mafaranga wakabaye uyakoresha no mu bindi bintu bikubyarira inyungu mu gihe kiri imbere, cyangwa se yakarushaho kwiyongera. Kuko uko ukoresha amafaranga ariko udafite ahandi hantu yari kuva nanone, amafaranga buriya ameze nko gucukura amabuye y'agaciro. Ntabwo amafaranga wayakoresha ari kuva ahantu hamwe ngo ugende uyasitoke hariya utagiye ngo ujye kuyabyaza umusaruro no mu bindi bintu. Mu by'ukuri niba ugize amahirwe yo kuba hari ahantu ukuye amafaranga cyangwa se uyakorera, yafate ugire make ukuramo yo gukemura ibibazo byawe se mu buzima busanzwe, n'iki no kwita ku muryango wawe niba ufite, cyangwa se niba hari ibyo wumva byakuneza cyangwa se byafasha abandi ubikore. Ariko mu by'ukuri ntuzibagirwe ikintu cyo kuba wafata y'amafaranga nanone ubona ukura mu kintu runaka ngo ugire ikindi kintu uyinvestisamo cyangwa se uyashoramo, kugira ngo nyine n'ubundi akomeze abyare andi. Kuko nanone kugenda ukayarunda ahantu hamwe cyangwa se ukaba wayabika, ejo n'ejo bundi ni hahandi uhura n'akabazo kagutunguye, ukaba wahita uyakoresha mu buryo bugutunguye, ukaba wanasanga uyamaze nyamara cyangwa se agabanutse mu buryo utateganyaga cyangwa se utari warabaze ko bizagenda uko nguko. Ikindi kintu abantu bajya batekereza yuko abantu batajya batekerezaho kandi gitwara amafaranga y'abantu, hari abantu usanga bakunda gufata amafaranga yabo bakayajyana mu bikorwa runaka. Se ni urugero nko gufasha kugira gute, ni byiza cyane pe, kandi nanjye njya ngerageza uko nshoboye nkabikora. Gufasha ni byiza, buri muntu wese aba akwiriye gufasha, ariko ntuzafashe ubutunzi bwawe bwose ngo ubufate ngo ubushyire wenda ahantu, niba ari ahantu runaka wenda se umuntu ugiye gufasha cyangwa se itsinda ry'abantu ugiye gufasha, cyangwa se ni ahantu usengera, niba ari ahantu wenda ugiye gusengera. Iki cyo kinanantangaje, bya bindi byibera iwacu n'aha muri Afurika, umuntu afata amafaranga akayashyira umupasiteri. Gusa we ntabwo yagize umuntu atunga agatoki, we yavuze yuko abantu nyine bagira umutima wo kuba bafasha, ariko ubutunzi bwawe bwose ukaba wabufata ukabushyira umuntu, nyamara uwo muntu atari nuko abuze nawe uburyo bwo kuba yakwifasha. Fasha umuntu umwereka inzira yo kuba yakomeza kwibeshaho, ariko utamuhaye buri kimwe ufite ngo n'ejo bundi uhora ukimushyira, biguheze mu bukene cyangwa se biguhoze hasi. Mu by'ukuri urugendo rw'ubuzima byanze bikunze ruratangirira ku mubyeyi wawe, bukazasoreza n'ubundi kuri wowe. Umubyeyi wawe bitangira agutwise ukakubyara akaguhereza uburere, ariko mu by'ukuri iyo umaze kwegera hejuru niwe usigarana inshingano z'ukuntu uzibeshaho n'ukuntu uzaba muri ino si, no kugira ngo uzaba ufite icyubahiro cyangwa se igisuzuguro bitewe n'ukuntu wubatse kariyeri yawe cyangwa se imibereho yawe. Rero mu kubaka iyo kariyeri cyangwa se mu kubaka ubuzima bwawe n'uburyo uzabubamo, bijyana n'uburyo ukora cyangwa se n'uburyo uzigama cyangwa se ubasha kuba mu isi. Amafaranga yawe cyangwa se ibyo ukorera cyangwa se ubutunzi bwawe n'imirimo yawe uburyo ubimanaginga. Mu by'ukuri rero n'amafaranga yawe cyangwa se ibyo ukorera ntukajye upfa kubifata byose ngo ubitange, kubera yuko ntabwo wabikwiriye. Ushobora kuba wagira umuntu ufasha uyu munsi, nyamara ejo n'ejo bundi ukongera ukamufasha na ryari. We uko ari gutera imbere, we ari nako we uri gusubira inyuma. Menya uko ugomba gufasha umuntu, ariko umenye n'urugero ugomba kuba wamufashamo, ahubwo uhore ureba undi muntu nanone udafite ikintu afite. Niba wafashije umuntu none, ejo uzafasha undi, ejo bundi ufashe undi, ariko nanone umenye uburyo ugomba kubafasha, yuko ugomba kugira ikigero ugena ntarengwa utagomba kurenza. Mu by'ukuri rero naho ubundi imikoreshereze mibi y'amafaranga ku bantu cyane cyane abakiri batoya, ahanini ijyana no kuba abantu benshi bakunda kwishimisha bakiri mu myaka yo hasi, nyamara ntibazigamire ejo hazaza.
ubwo nibwo butumwa Cristiano rero yatugeneye. Reka turebe n'ubundi butumwa The Rock nawe yaduhaye. The Rock nawe rero ku kiganiro yahaye televiziyo imwe yo muri Amerika, baramubajije ati ese The Rock mbese ibintu bijyanye no kuba muri filime cyangwa se mu buryo bijyanye na acting yo muri filime mu by'ukuri ubibona gute? Ese iyo urebye nk'abandi bantu bagiye bakina filime bakamamara cyangwa se ugasanga mu by'ukuri bagize igikundiro gikomeye cyane, ariko muri ubu ngubu wenda batagikina cyangwa se wenda batagize amahirwe yo gukomeza kuba bakomeza ngo bamamare bakomeze bakomye muri acting cyangwa se mu bintu bya sinema, mu by'ukuri ubu ngubu ukaba ubona basa naho ubuzima bwabo butahagaze neza bitewe n'uko wenda tuvuga yuko batabashe kwizigamira mu gihe cy'iminsi yabo yari myiza. We ukivugaho iki? Arangije avuga ati mu by'ukuri rero amahirwe yose iyo yaje ntabwo uba ukwiye kuba wakwitega yuko ayo mahirwe uzayahorana. Ati iyo amahirwe aje we ucungana nayo ugasa naho uyahobeye cyangwa se ukayambira kandi ukirinda kuba wayarekura. Urayagundira ukayasa naho yafashe mu gipfunsi ariko ntuyarekure, ahubwo icyo ukora ni kimwe, mu gihe atari yaguca mu myanya y'intoki ukora uko ushoboye kose ukayabyaza umusaruro. Ati mu gihe rero ukiri mu kazi runaka cyangwa se mu bikorwa runaka, inyungu uri gukuramo ukwiye kuzifata ukazihindura mo izindi nyungu zikomeye cyane. Niba ari akantu gatoya k'amahirwe kakuziye, kora uko ushoboye kose igihe cyawe kizigamire igihe kizaza, kuko nonaha uriho utazi ko mu minsi iri imbere bizaba bimeze. Niyo mpamvu uyu munsi ibyo uri kubona uyu munsi bikwiye kuba bitegura ejo hazaza cyangwa se mu minsi izaza akaba ari ugena uko bizagenda, kubera yuko niba utazi uko Imana yo iteganya cyangwa se ibindi bibazo n'ibindi bintu bishobora kuba wagwamo bishobora kuba byakwangiza ubuzima bwawe, ariko mu by'ukuri uburyo wizigamiye byo bishobora kuba byazagira icyo bitabaraho ku mibereho yawe wenda niba izaba itameze neza cyangwa se itifashe neza. Barongeramo bati ese mu by'ukuri urubyiruko rwo urarubona gute muri iyi minsi ku bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga cyangwa se mu kwizigama uburyo yabaye? Arangira avuga ati araseka aravuga ati urubyiruko rwo mujye murwihora, kuko urubyiruko rwo muri iki gihe rusa naho rutiteye kuri viziyo cyangwa se ku hazaza harwo, ahubwo bumva yuko mu by'ukuri ikizima cyangwa se icyiza ari ukubaho mu buryo bwo kwinezeza gutyo gusa. Ikiba ari ukwishimisha, ari ugutunga iPhone nziza, ari ugutunga telefone y'igitangaza, ari ukwambara inkweto ya Jordan nziza cyangwa se ikindi kintu kigezweho, ari ugutunga imodoka nziza, ari ukugaragara neza, ari uguhora mu birori cyangwa se mu bindi bintu bimunezeza. Mu by'ukuri amafaranga yose akorera ati kandi twewe mu by'ukuri nk'aha ngaha cyangwa se n'ahandi hantu mu bihugu bisa naho byo biteye imbere, mu by'ukuri urubyiruko rwaho rugira amahirwe yo kuba rwakora cyane rukaba rufite amafaranga. Ariko nanone ikibabaje cyane ni uko usanga uburyo bayizigama buba butangaje cyane, batayizigama ku buryo buba bukwiriye, ku buryo hari n'ikindi kintu baba bayabyazamo gikomeye cyane cyabagira umumaro. Ati mbaye nk'urugero, hari nk'ibihugu dufite hano ku isi nyine bitari byamara guteramo imbere cyane, cyangwa se n'aha ngaha muri USA iwabo nyine. Avuga ati mu duce dutandukanye dusa naho ushobora kuhagenda ukaba washoramo business mu mafaranga make yawe ufite, ejo n'ejo bundi bikakubyarira inyungu zikomeye cyane. Ariko ibyo ntabwo baba babyitayeho, icyabo ahubwo ni uguhora bari mu buzima bwo kwinezeza. Ati mu by'ukuri rero amafaranga yawe yose kuyafata ukayajyana mu bintu bigushimisha cyangwa se byo kwinezeza, nyamara ejo n'ejo bundi udafite ukundi kuntu uzabaho, uri gutegura none, nabwo ntabwo ari imitekerereze myiza, ntabwo twabishyigikira. Ati ukwiye gukora amafaranga ariko nanone uburyo uyakorera ukamenya yuko ukwiye kuba wazigama ibirenze ibyo utakaza cyangwa se ibyo ukonsoma ku munsi cyangwa se mu gihe runaka, kugira ngo ejo n'ejo bundi nuhura n'ikibazo uzabe warizigamye cyangwa se warazigamye uko uzaba cyangwa se warateganyije uko ibizagutabara.
rero ubu nibwo butumwa bose batugeneye twagiye tugarukaho. Tugushimiye kuba warebye ikiganiro kirangiza. Nimba utarakora subscribe twizere ko wayikora, ukanaduheza like, ugakunda ikiganiro cyacu, ubundi ukatubwira muri comment icyo wifuza ubutaha, abantu bifuza ko ubutaha twazakugana wenda cyangwa se topic runaka twaza gukora ikiganiro. Tugushimiye ko wafashe umwanya ukumva iki kiganiro. Imana ikomeze kureba neza kandi kwishimira.